kikwa ka ministry ko kwasema uko ngo byibuze nyero mazadutabara mukunda ko yakari umuntu akawagashuri ni karagize umwaka wa 8 ngo ngaho urajya mu bakene batagira n'urwa rwo kwishimisha hoshe none se ko nasabaga urukundo nasabaga amashuri uko cyabaye unaniye kwiteganyiriza ngo ngaha ni urukundo tuzarurya umugore wawe uzamukunda umurye umunsi mwakenye cyangwa mwabuze icyo murya mwabuze gitabara je nkubwire uzimugusabiye kibyende kimeneke ibyo ni ibyanyu cyakora giye nifuza kuzamukunda rwose umva arankunda nanyi nkamukunda ubwirwa n'iki ko gukunda ari cyo waguhahisha yewe yamaye umutima we erega no kutamuzi ni hoho haba ku mubiri haba ku mutima yewe umubonye wamushima mpa ndamashima se mushimiki ndindashima bato murihe nabo ukagira imana we ni mubashime mwirungano uretse ko washatse no kunkanika reka noye kukubabaza uragiye kuvugana nawe niyemera nzamugusabira hazige muzirwarize yahawe murakoze nta kubise ejo ndazindukirayo ngaho subira mu mirimo yawe ganere ko wa muhungu yabazanye n'icyarire Osi jewe kandi ndekeme ataruba none ko angahe ubwizi bitanu rwose cyari kuvuga ko bakumuje nsubiza mwiriwe abantu mwiriwe abantu yem ese ko badakumara mwiriwe nawe yego ninde nubagendereye nakomeza ze ahora umwana wa muraho musa urakomeye mukomere rya witwa ndesha nitwa rukundo nuko sha so ndaragusabira mwa reba uri umugabo ntabwo yari yansabira uzamuku uyu suhuza ndi mwana ire kuzamukunda za gusuhuze ariko ngomba ko yari yahuye n'imirimo myinshi ese ni rukundo nigiye urahuza muko yaza kusa iteka ryose ni amahoro se ni amahoro yego ko utajyaga sugera ntuhagejejwe n'amahoro rukundo hagejejwe n'amahoro da yarije kubasura ariko uretse ibyo ngibyo uwo dusuye kangahe ko kuzamuku yewe noneho ubwo dusuye nanjye nzabasura ubundi nari nturutse hariya hakurya kureba masenge uretse ko nanze guca ku rugo ndabona ngiye yaba yaravuye mu bitaro sha mu bitaro yavuyeyo ko numvise yarwaye yarembye yavuye ubu ngubu arasindagira da unzuhuriza iwanyu ndabasuhuza urya mukuru wawe aracakora ku Kibuye ashwida ntimwabimenye se ubu bamwimuriye Kibungo ariko Rwanda rwose agiye kuruzenguruka kandi yagiye ku Kibuye avuye Gikongoro niho yaravuye erega niko bigenda ku kazi ka leta umuntu bamwimuriraho kari nta kundi byari kugenda harya nta kana barabona oya kugeza ubu ntako ni ibyago bagize yewe ndabona nyarutse ngaho mubeho murakoze zashaka umwanya ngaruke kubasura nuko ubasuhuze uzamuku muherekeza ariko ntutinde ndatibuka haryo zamuku usinya nkugenderera ungenderera se dawe unyitayeho aho nitaho kukurusha nibandi uzamuku kuvuze ko mu nkunda ari we numero ya mbere reka wimpe ibitotsi niko zamuku kurya najyaga ngira ngo uzi ko ngukunda none nibeshyaga ariko usigiye kunzi kunkunda ubizi ndabizi icyo ni ibyanjye byihorera ni amabanga yanjye rwose ubwo se unkunda ute kandi ufite ubyumvisha ntawe uvuga twose ma niko cyakora unyemereye ntajya nkubwira twose nkaturangiza ntacyo nguhisha nakwemera neza hanyemera ubwo se uba uri mutoya utakumva ibyo kunyemerera nyine nshaka kuvuga wemeye ko tubana ego dusanzwe tutabana se ruku oya ndavuga ibyo kubana mu rugo rwa twembi iwanyu n'iwacu se hadutwaye iki tuzi se ko ariwo murage wabasogokuruza ngo umuhungu n'umukobwa bazasiga iwabo babana akaramata ibyo ntubizi koko
ese nibyo wavugaga? none wagira ngo ni ibindi bihe navugaga? Nibyo navugaga. Reka baragutanze waga. Koko se? Banduza muku. Abagutanze kubimbaza. Wenyenisha. Oyambwiza ukuri disi wenyenisha rwose umpe igisubizo nyacyo. Dore igihe cyo gukina kiracyariho. Ariko se koko ubwo urakomeje? Ko se ngira ndakubeshya. Dore n'ikimenyimenyi. Se kumana narubona. Aho ni urwandiko. Nurwo nari nakwandikiye nkeka ko tutari buhure ndanarwizanira. Dore nguru. None mpansome numve. Kandanze. Ayave se intwaro rupapuro. Oya mpandebe yewe. Urajyana hese ko wambwiye nyine ko bantanze. Oya zana. Urajyana he ko wasabwe. Oya zana ndebe yewe. Kakira. Reka nsome numva ko wari wanyandikiye. Kandi yego nukudire kandi ibyo wari wanditse. Hasi murebe nawe. Yereka nsome numva ko nihebeye uzamukunda. Ubwo se koko waranyihebeye ruku. Harakiyebeye koko. Ese ubwirwa n'iki? Reka nsome. Ikindeye kukwandikira ni ukugusaba urukundo rw'umubano rushingiye ku kubakana urugo rwa twembi. Niringiye igisubizo cyawe cyiza, uwo muzabana iteka rukundo. Niko se rukundo? Ndakumva. Kuko wari ukomeje. Kumuvugeni. Iyo washoboraga kureba rwose ukorosora igituza iki n'iki. Iyo washobora kucyorosora ngo urebe urukundo ruri mu mutima wanjye, urukundo ngufitiye. Ese igira hino nkwereke. Enda kora ku mutima wumva ukuntu utera. Koraho. Kuko disi uratera bidasanzwe. Yumviye. Reka nanjye nkore kwawe numve koko niba nawe unkunda. Oya wikwirirwa ukoraho n'uwabwira gukunda. Koko se? Byizere. Ku buryo twabana koko. Ariko rero ni ukubanza kubaza iwacu. Siko bigenda se nyine ubundi. Ntabwo nakujyana ntababwiye. Nakubwo ni iwacu bazaza ntabwo ari jyewe da. Bazaze rero nta kibazo. Uzamuku. Karame. Kurumva bishimbuza aho mbihera rwose. Ukuntu bishimishije. Gusa uranyemereye. Ntumbeshye. Oya. Wemeye ku wanjye pe. Birashoboka se? Uzamuku. Numva ko nanagukundaga rwikubye inshuro 100 umutima wanjye umerewe neza uratuje. Nanjye nuko rukundo. Nikuzamuku. Karame. Ose wanyira babyemera tuzashyingirwa ryarira. Ariko urasetsa ye. Utaremererwa ugakora porogaramu yo gushyingirwa. Ni ngombwa kuyikora da, none se hari ikibazo ubu ntubaye wanjye nyine. Yego. Gusa ariko batemeye ubundi ntabwo waza tukibanira. Nkizana. Kwijyana k'umukobwa se ubona ari umuco twashyigikira rukundo. Ashwe. Ariko koko ntabwo ari byiza. Ariko se burya ababyeyi batemeye ko abana babana kandi bikundaniraga baramutse bibaniye hari ikibazo kibirimo. Yewe ku bwanjye nta kibi kirimo. Uretse gusa ko akenshi bitera rwaserera hagati y'abana n'ababyeyi. Ariko koko. Cyokora rero ababyeyi bagitsimbaraye ku muco wo kubengesha abana babo bitwaje amoko, imiryango n'amadini n'inzangano bakwiye rwose kwiyumvisha bakabireka. Ubundi bwo. Bakareka abana babo bakibanira nabo bishimiye rwose. Urumva atari byo? Yewe. Ibyo nibyo. Byo kurwanya amoko, imiryango n'amadini ndetse n'ubukire. Bamwe bitwaza bakanga gushyingira abakene. Nabyo ntiwabivuze. Ariko bibaho. Bibaho rwose. Ariko rero nubwo bibaho ibi by'inzangano zo mu miryango byo mbona bikomeye. Umuntu ntaho yabihera ngo babirengaho babandi birakomeye. Yewe urabizi cyere ndabona bashyingirana ko imibanire mishya y'abo bana yatuma urwango ndetse n'inzigo bishira kugeza ubwo bizibagirana rwose, abo bana bakaba bagahuza imiryango. Ariko hari n'ikintu utibutse di. Hari ikintu utibutse. Iki cy'inkwano zirengeje bya mirenge, izi nkwano baca umusore. Gasanga bati rwose niba utazibonye ntabwo muzabana. Nuko bigatuma bikundaniye nyine badashobora kwibanira. Yewe koko ibyo nabyo si byiza.
cyokora ndibwira ko ababyeyi bazagenda babyiyumvisha gahoro gahoro kugeza igihe rwose bizashirira. Uzamuku uzi ko twarengereye ariko ibyo bibazo tubiharira ababyeyi tukivugira ibitureba. Nikuzamuku ubu ko wemeye ko ngusaba ahantu uzajya unyihisha boshya kaba abandi ba kera bihishanaga kubera ko babaga barasabanye, cyangwa se ukanga ko tujyana no mu gitaramo igihe cyabonetse cyangwa se tugatemberana, ahantu uzajya ubyangara. Yego reka byo ni umuco ushaje ubwo se nzaba mwihishura ryana. Cyakora rero kandi Rukundo hari ikintu abasore b'iki gihe mukwiye kwirinda. Ntikese kandi ni iki cyo gutemberana n'abakobwa kugeza ubwo mubarerura aho mu bitaramo ngaya amajoro, ndetse bamwe bakararirana bikageza n'ubwo babitwariramo inda. Icyo ni igitekerezo cyakora ibyo nanjye simbishyigikiye namba. Si byiza rwose. Nibi rwose nibi bihashwe. Urubyiruko rwari rukwiye kwisubiraho rukabireka. Ariko ubundi muzi ko abahungu mushobora kwiyongereza mu buryo mutazi koko ngo ngaha muri mu maraha ya kijyambere. Tutese uzi ko ushobora kurerura umukobwa wasabye amaherezo ukiyoneshereza utabizi, ndetse n'ayandi wibwiraga ngo ni iyawe ntiba ari iyawe koko. Aha yewe Uzamuku uzi ko ufite ibitekerezo bihamye kuko mwifuri ntacyo nkinze namba rwose. Cyakora humura da ntabwo nziyoneshereza, sinashobora kurya imboga zitagabuye. Aya nabyanze rwose. Humura ari wowe. Niko nkubwiraga ko rugashimishije rero. Akaheze siko nabonye akazi ejo, nabonye urwandiko rwo muri leta rumbwira ngo nzaze gutangira akazi. Ubaye ubundi Rukundo ni amahirwe ni ukuri. Nubwo nari nameye ko tubana nta kazi ufite, ubu rwose birushijeho kunezeza ubwo tuzaba dufite akazi ka twembi dukora twembi. Uzakora mu biki se disi Rukundo? Nasabye akazi kuba umagaziniye. Kubika ibikoresho rero. Niko nari nasabye. Nuko di Nyagasani ahimbazwe rwose. Nizere wowe ko bazagutangiza amafaranga y'iryaguye. Ngo bazantangiza 5 byose. Ari make se. Siko njye muropirwa bantangije 6,000. 6? Ariko se nawe ugereranije buri yopirwa na hiti urabona hari aho bihuriye? Yewe ntacyo bitwaye, byose nibijya hamwe. Ubwo se ntituzaba dukorera 11 twembi? Reka numve. Nibyo 11 bizajya byinjira mu rugo rwacu. Nuko rwose yewe Rukundo reka ngende iwacu batarira kumpamagara. Uragiye? Reka ngende. Kuzamuka uko numva tutamvira kandira niko. Ndeka nishyano oyanza kubabwira kuri butinde ntituba tuyangije kandi gasaha di tugakomeza tukiganirira. Ndumva utamvira uruhande. Desi we nanjye nuko. Ariko reka tutica umuco. Ati tutica umuco. Ni igihe cyo kudatandukana nubishaka ntikizatinda kuza. Naheje ahubwo iwacu baraye bari buzi iwanyu. Uramuke? Amarembo aruguruwe. Ngaho uramuke? Uramuke. Ni ijoro ryiza. Yego nawe. Muraho yemwe we Karame. Muraho. Uraho nawe? Ego. Ese ni tawe uraho ta? Ego. Iteka. Uraho neza se? Makuru kita? Meza. Ko ntabwo uherukaga ngo ducunge igiparu wazimiriye di? Tese nabuze akanya. Erega uburyo. Erega burya urugo rurarushya. Birumvikana. Ewe. Munsi warushinze uzaba umbwira. Burya nguteze ejo n'umwana w'umunyarwanda sha. Makuru kisa na Rukundo ra? Yewe araho. N'ubu wabona ageze ahangaha ava mu mupira wabereye hepfo ahangaha. Erega ubu ngubu ibyanyu byararangiye. Uri madamu Rukundo? Ariko yabyone komera madamu.
ariko ese wamenye ko yatangiye akazi di narabyumvise ra harya ngo akora muri Etiru yego wa ni magazine ubu ni ushinzwe kubika ibikoresho umunsi se yabirigishije ego twakennye sike uzi n'akandi gakuru di kankoze se wa ariko ubundi wabanje kwicara yewe ngaho icara yewe reka nkuzanira akagage nzanira usomeho wari usanze nari ndimo kunywa murakoze nuko rwose ntabwo nari nguherutse kano kakageze ukuntu karyoshye nako wamuhishiye none se ndabyumvise bagatunganyije da byari ngombwa banyuse bo bagiye hehe yewe bagiye gutaha ubukwe ruguru iriya yego yewe ngaho se nyine nkoza aka gakuru kagishyushye wambwiraga niko wari uzi se ko tuzajya mu nama yo gushyingirwa mu kiliziya kuwa 5 koko se ti reka birarangiye barakujyanye baranjyanye disi ariko tuzamuko karabe yego mana uwo musore wawe koko aho muzashoboka nawe gacuka we kuki se wa yewe simbizi umusore uhora mu mwenda umwe ubona koko hari ikintu azakugezaho ubukene si bwo bwatuma tutabana da sinamenya ubwo afite akazi nanjye nkaba ngafite tuzahora kuzuzanya ngo ubukene bushire koko guhora mu kabari kwe se bizatuma mugira icyo mugeraho ego hari abagabo batanywa banywa barorera uwawe warashogesheje abuze umusaza wanjye ukuntu yari amwega yananiwe kwigenza kubera inzoga reka wa ego sinamenya noneho naza ndabimubaza reka da yakwica uzabimubaze wamwiboneye da ariko mbese uzi n'ikindi niki uzi ko ngo nyoko bukwa ruga ego mana ntibishoboka ngo araruga ni ukuri ego mana y'u Rwanda ibyo bintu birashoboka se ni ukuri nabyumvanye mu cyawamura mu kazi wanjye avuga ko ari we ngo waroze umukazana we kutabyara ego umukazana we umugore wa mukuru wa Rukundo se ndi mukazana agira se n'uwuye niwe nyine ego mana ngo amuroze kutabyara cyore hari uwakurogera umwana we kutabyara nyamara ngo niwe da nawe se umuntu umaze imyaka 6 yose ashyingiwe abo bashyingiriwe rimwe bose abana babo ntibiga ubwo nuko igihe cye kitaragera cyangwa se akaba ari indi mpamvu yese nyine atari uburozi nk'uburozi da koko se di yewe use rwose ngiye ntazandoga gerayo gusa ahubwo urebe nukugukonja natagukonja konja ugasigara umeze nk'igikoba cyaguye mu muriro uzangaye yaba babikira Mariya nyina wa Yezu we ndakubwira ukanga kumva ariko ngo araruga aranuma mana njyewe baramurahiriye muva umuntu dore yakwihanganira ubukene koko nk'uko wabivugaga ariko so wakwihanganira uburozi koko ninde usema nanjye mbigire ntewe use rwose nanjye kujyayo njye tabusi najyayo ubwo se ubona impamvu nabona ntanye na Rukundo ari impamvu izo se ni nke ariko uti yego icyo utazi n'uburozi ntaho nabihera ngaho ni akazi kawe nzaba ndeba uzicuza nyuma reka nigendera ataruhira no kunsanga hano mama we yewe ngaho genda ariko desi biranyobeye ndi uzamuku uzi ko nari ngiye ko nari nkusubiraniye ibarwa birashoboka se kandi ariyo yari wahugijwe se n'iki cyatumye utarumva kare kose yarinzanye akiri n'ibande yego nahugijwe n'ibyo twaganiriye kandi nari naruvanye kuri paruwase mpitira hano nyine ngo ndukuzanire reka mfungure ndebe ndebe urabona se utamuzi wakwandikiye yewe ahubwo yashyizemo n'ifoto katurebera ndabona yashyizemo ifoto rwose cyore uyu muntu se ko ntamuzi ndabona umuntu wanyandikiye ntamuzi ifoto sinyizi uyu muhungu ko ndeba nsa nk'umuzira reka ndebe uwo ari we ra yewe ko ndeba se rwandikishije imashini ni urwande di ni urw'uwimana di uwimana se wuye yewe uwimana Gerard
ariko se ko ndayanyohereje ifoto kandi ifoto nkabona atari ye di ashobora kuba yibeshya agashyiramo iyundi agira ngo niyanyoherereje kariya ngo n'uwimana n'uwuhe soko numva ntamwibuka wa wundi w'Imana Gerard wa musore wiga Butare wigaga hepfo ku Musanze wabasigaye i Butare yiga muri kaminuza Butare reka mama murakomeye naho kwandikirana nabo muri za kaminuza twara amaze rutindi rukunda wakajyaye yewe ciga ku Musanze nuko yari inshuti yanjye cyane ariko se hanyuma yaza kuba inshuti yawe ubona yarakwijeje ibitangaza akazakwivugana asohotse kaminuza nyine reka bishuga dise mama se kaminuza na sera ibihureho ukagira Imana n'ibyo urukundo rusanzwe naho iby'umubano nzisangira rukundo rwanjye wagira ngo baramukuroze fugutera urupfu rwawe naho ibyo rukundo byihore ngaho soma niyumvire wenda uw'Imana yabakubwira ko uzamutegereza arangije ukaba ukiza uburozi n'ubukene bwo kwa rukundo ariko dise tabu wabaye ute koko soma cyangwa uzane n'isomere se nyine w'intinza yewe reka nsome twumve Butare tariki ya 20 Ugushyingo 1981 kuwo nkunda uzamukunda makuru kise uzamukunda we namenye ko wabonye akazi muri Ope Rwanda nezerwa cyane ahore namenye kandi ko wasabwe cyakora ntibyanezeza kubera impamvu ebyiri sinakubwiye iya mbere ngo nuko wasabwe ngo n'agahungu katize kagakene ariko bako nasaze ikindi ngo nuko nayo nakuboneye umusore mukuru wanjye w'umucuruzi hano Butare ukize cyane wifuzaga kukurongora niyo n'uyu rero sinakubwiye ko muzi ngiyo ni foto ye akoherereje iyi niyo ya foto mbega niwe nabonye umuzi koko niba ari Butare ndamuzi ngo ni ya mukuru w'Imana reka nkomeze yitwa Gakire Vincent kandi ni umuseribateri uretse ko ubucuruzi aribwo bwamubujije gushaka aho nibutse rero ahantu namubonye komeza ndakubwira twari kuzaza kuri Noheli ngo agusabe agukwe anakujyanire ko none ubwo byarangiye amahirwe yawe ntiyagusekeye yewe rukundo rero muhakanire ujya mu mafaranga gasane we genda upfa urwo wipfira ntugipfuye uriya mureke yewe yemera uyu nguyu gusa amafaranga reka twumve cyokora ubonye uko wahindura ntiyabura kuzaza oya di nta wundi rwose nagurana rukundo ntibishoboka uw'Imana se ubu koko ntiyarakuboneye umugabo ushobotse di umusore cyakora ndamuzi hariya ngo Gakire Vincent ndamuzi ye umuzi ute se ndamuzi namwibutse uretse kujyana n'umugabo wanjye i Butare dutashye ubukwe hari umucuruzi w'inshuti ye nyine wari warongoye uwo musore rero dore uyu Gakire Vincent niwe wawuyoboraga ndabyibutse rwose nari nashakishije aho muzi nibagiwe yego disi wari umuzi reka rero nkuseke batubwiye ukuntu afite amafaranga nyagasani narumiwe nifujije kuba ndi umukobwa nyine nuko wenda atankunda no kwifotora mureba ugasanga ameze neza ukuntu akize nkubwire kumugereranya na rukundo mana we tekereza rero ngo afite amafaranga umuntu ucururiza ngo no mu mahanga ahubwo ngo agiye no kugura indege za zindi zo gukodesha koko se di hakanira rukundo gusa niko nkubwiye ugiye kuryoha waka fata enda ifoto yawe yewe gasane we mbega umuntu ufite amahirwe rukundo musezereho sana nongere ndebe iyo foto ariko akira rwose reba niwe ga niwe naramwiboneye komeza usome urangize reka nsome twumve niwe ariko ararekwa ntashira tuzabonana kuri Noheli niwemera ko tuzaza ugukunda cyane uw'Imana Gerard kumva se nyine ari uw'Imana Gerard nkunda
umva ari uwandangira ese ukunda se ukuranga nyine kino cyo kandi bagere nakaziti yakira yarorera nta kuntu nakwanga rukundo rwanjye ntibishoboka nakasani we rukundo suzamurya gitabu rero kamusetse niboneye umugabo ukize nkuriye nkaba nakwemera gakene ndakarya imbwa n'impamo y'Imana rukundo se ntacyo yarankunze ukunze umugabo se ugukunze nyabusa umugabo nugukijije ibyo ni ibyawe sha ndabona kugiriye inama ukanga ukaba wanze kumva nusanga rukundo witesheje gakire nudapfa nawe uzangaye tu bana nereka nigendera ariko se koko disi ubona nama amafaranga ameze kuri aje ukajya mu kugucana inzara kwa rukundo se koko nahera kuki umuntu warangije wabura kuki disi umuntu warangije kumwemera imbere ya komine ese byo ntacyo imbere ya komine n'ababyaranye baratana nankanswa batarabana aha ibyo ni ibyawe wibeshye rero nguriza madamu nuko yakurongoreye hehe se mawe ndetse rero niba hari ukundi mwabigenje rero kandi sinabikangwa atabo biragatsindwa nese urumva wararongowe ikibazo ni ikihe koko so kubatanya haya mu rukiko bakamuca amafaranga mukayatanga aha nayibonera hese dawe yakora ishyano ryose ishyano ryose yewe abo bashaka se kugura indege babura uduhumbi tungaye two kwishyura urukiko hari mugatandukana yewe ndumva nakwemera ariko se rukundo iki koko kandi uzamuko nukomeza kwibanda kuri rukundo uriya nuticuza uzansangize na Nyagasuguri n'impamo ari getabu sinaraga natashye kuri kiragiherwe kumaze nzayengendera muri benzi ndyoshye n'indege zikaza ndetse ngenda muri za rutema ikirere ntabwo se disi nzamwanga mvuga ko mujijije iki yewe reka nkugire inama kuva ubu nimuhura ntuzongere kumusuhuza sibyo yewe koko rukundo nzajya muhitaho gutyo koko reka amatwi se nyine yewe nagusuhuza ujye umushingana ijosi ndetse no gucira bitabuze yewe ariko di ibyo sinabishobora wenda namureka ariko disi simucire kukomeza ute dore ahubwo uzatangira ugenda umusebya uvuga ko ari umusinzi ndetse uvuga ko na nyina oya bya nyina uzaba ubyiyore ahubwo ujye unavuga ko udashaka umugabo uhanye n'umuboyi wawe ibyo nubikora 2 3 nibitamubishya nawe ngo agutange kujya gusaba ubusitani uzangaye uzi koko ko ibyo byaba byo kandi nta rwasirera ntaga naguze nibyo wiringanya yewe noneho reka nandikire Gakira zaze ariko rero namubwira ko yaza yiteguye ko niba yansha amafaranga y'ubutaya nazayatanga ni ngombwa atazayatanga none se wayavana he ashwe ntaho rwose ntiwanyu ko batakwemera kuyatanga ashwe ariko se disi rukundo mana yanjye we na rukundo kuko urukundo uramushakaho iki uzamuko Nyagasani we zana ikaratasi ahubwo nkwereke shakira ikaratasi n'agafaranga ariko se ndandika ngo iki yewe soma njye wasanze nanyoye ngiyi ngaho andika ngiyi ikaratasi yewe rukundo ariko kuko urabona wananirwa kujya mu mafaranga ameze kuri ukajya kwa tekereza rero wicaye mu nzu nk'iyuriya mugabo utekereze no kwa rukundo wakunze biragoye oya fata kwa rukundo ufate no kwa Gakire ukuntu uringaniza urebe koko ntiwahwanye rukundo rugira nabi reka rero ahubwo nkwereke twandike rero ndaturebe kuwo nkunda Gakire
Gakire. Ko nandikiwe se n'uw'Imana ukaba wandikiye Gakire. Koko di ntabwo ari byo. Gira yindi karatasi. Reka twandikire uwanyandikiye. Ndindi nari nyinshi. Ntabwo nuguhindura. Nibyo byiza koko. Kigombe tariki aya munsi ni turi 11 tariki 11 Ukuboza. Ukuboza 1982 ku nshuti yanjye mpora nibuka Uwimana ninde hari irindi niri Gerard. Nabonye ibaruwa yawe ndanezerwa cyane ndetse kongereho nagushimiye ukinkunda ibyo wangiriyemo narabigushimiye sibyo nibyo nubishobora nako nimubishobora muzaze tubivugane turebe icyashoboka. Cyakora ni bizatuma bansha kugira ngo nyine bayitegure kuba gufasha bashaka amafaranga ye. Nibyo byiza ahubwo. Ni bizatuma ukumva ko banabyemera nyine. N'ubundi bansha amafaranga ubwo tugashyiraho ko nyine nta nayo ufite nyine ahubwo uzi kwibuka y'ubutane amafaranga y'ubutane kandi ntayo nabona muzaze mubyiteguye rero tashya Vicente cyane yagushimiye ifoto yawe wamwoherereje Noheli nziza ubwo
ugukunda nije ugukunda agakunda n'agakire uza mukunda. Yego di urumva atari byo ariko rero disi wacu bazanyica we bakwishiza bakwicira iki bazaba biboneyemo ko ukize nyamukwe ngo barakwica ntibizanyorohera. reka nze kubivugana ahubwo n'umukecuru wawe ndabimwemeza nawe natabyemeza se uzangaye. aha byatunganye yewe uzagerageze ariko disi sinzakira na rubanda we. rubanda ariko rubanda iki ruzakugera gute? rubanda se nirwo ruzakubakira rubanda. reka tuzarebe harya ubwo ni ukurushyira mu iposita. ahubwo ndibutse di hari murumuna w'umugabo wanjye uzajya i Butare azagenda ejo uwazarumuha yarujyana kandi akazagarukana igisubizo. ubwo se azamenya aho Uwimana aba? yaruha ya nshuti y'umugabo wanjye akazaruha agakire nyine. nibyo di naho ubundi rugiye mu iposita rwatinda kubageraho kandi ndeba no hegereye. byatinda enda ahubwo si sinya hanyuma ndunyarukane. aho ubundi gakire ntuza rukundo mwihorere fata agakire ahubwo ashaka mu mafaranga wanjyanayo. reka nsinye ariko se rukundo ariko ikize mana nyihera nigendere sana yewe yakira tagiye ahubwo mpise ngenda bataruhira no kunsanga hano bavuye mu mupira. yewe ngaho genda tabu we urabeho di ariko desi urankoreye ngaho turankijije ngende kurya amafaranga yewe ngawe kunandeba nirihumye wicaye mu madini. yewe n'ukuntu twabanye ta oya disi umunsi nabirota. ngaho genda urankoreye tawe urabinkoze. yewe ariko se ubu simpemukeye rukundo wankunze koko kuba naremeye ko nsaba agakwa nkemera gushyingirwa muri komine nkamusinyira none nkaba mwanze koko aho ibi bintu bizanga ubuhoro. yewe simbizi ariko se ku mugani wa tabu ko ndeba rukundo ntakajya mugereranije na gakire bikubiteho nuko akorera 5,000 nkorera 6 ko 11 bitazagira icyo bitumarira na nyina uroga. yewe ariko we nuko umubeshyera ariko se ko ndeba abasore basigaye banshikira koko nitesha ubukire nari mbonye ngo ngaho ni urukundo ashwe ariko se ko nasinye singiye gucana imbagara kwa rukundo ibyo nyine ariko se nzagaragaza impamvu ki mu rukiko rw'iremezo. ubu se nitesha ubukire bwa gakire wumva ugiye kugura indege koko have tabu ntanshuka ndamwanze nta shiti ikibyimbye kizameneke nibyo. Miriwe Wibisha Pite kutashye wahindurije warwaye? Oya ntacyo ndwaye. Ko ndeburira nk'imbogo yishe ryangombe byakugendekeye biti? Agendekeye neza. Nikosha nta gikoresho cy'abandi baba wabuze ku kazi? Ntacyo. Uramenye dawe uramenye sinakubonera ibyo ndi harita. Yabone gitangaza ese ko ndebe ukwe buri hafi gutaha ubwo ni kuzajya utaye wawe mu rugo rwawe koko ufuhira bigeze aho ngaho bize bityo ngo ubukwe utaha mwesubiriza amerwa mwisaho kukiva unavugije imuwa abandi ndabeshyerwa ntushaka kurongora ndongora se ndongora nde yaho nako ryaho goza ryawe byarangiye rero yapfuye
niyapfa yabaye icyo watu ntazi nkomeza kubaza ntusubize ubona ko nkina nawe niba yasize niba ari muzima sinamenya duhuriye ku bitaro ava ku kazi hanyuma nk'uko bisanzwe ngiye kumusuhuza ibintu yambwiye biragatsindwa na Nyagasani akugenje ati yewe ngize ngo ndamunamutsa nk'uko bisanzwe ankubita ijanja niyo n'igihe mubajije agira cyaracira ari wowe acira hari igihe acira nyine yuga kubita uhisha atangiye gusuzugura ataragera no mu rwawe reka bakagira imana we ahubwo yakurikijeho n'ibindi bigambo bitagira uko bisa ibigambo byinshi bibi ngo ntagiye kujya mu batindi abasinzi abarozi n'ibindi ntavuze ngo abatindi abasinzi n'abarozi n'ibandi ngaho rero mwambaza kuko kambeshye ntacyo mwapfuye umusha wa mwana we ashwita ntacyo n'impamo ya Mungu ntacyo ubwo yavuze ibyo byose nta mvano ayo urabifite mwapfuye nzarekengera imibonano yanyu buri kanya ngiye kwa nkiko mvuye kwa nkiko vuga ibyo mwazimunanijeho reka kumvira nabi ntacyo ni ukuri kw'Imana cyakora hari umusore dukorana muri Etiru wabwiye ko yumvise ngo waba uzamukunda bavuga ko ubukwe bwapfuye ngo bwapfuye ngo nande hari umucuruzi w'ubutarukize cyane ushaka kumurongora ngo buzanataye ejo bundi kuri Noheli kuri Noheli ibyumweru gitaye ejo bundi ntibishoboka nyamara byashoboka ubwo se wabo kuko urakeka ko babizi cyangwa bazamutera hano nikuye ejo muri ziba bitwereza ngo bazabone uko badushyingira yenda bashaka gushyingira uwo mucuruzi aho twaba babiri inzoga n'inka bigahera oya ubwo ntabwo bizahera ariko bashobora kumushyingira undi da ntabwo ari igitangaza bamutanga yakoze muri za porogaramu zanyu ntari wambwiye ko mwemeranijwe ko twazajya mu nama yo gukingirwa kuwa gatanu hano nariteguye kujyana n'inzoga y'inama dore ntibuka ko navuze ubucyari kwa Rwangarinde ko gushyira muri urwagwa ntazi erega ni nako burya twari twabyemeranijwe uretse ko umuhungu nyine yambwiye ko nyamukobwa yavuze ko iyo nama atazanayijyamo uzamukunda nyine ibise bya impamo koko yewe bishatse byanaba byo none se ko ejo nanyuze iwabo mvuye mu mupira ariko ukuntu yanyakiriye n'uburyo twavuganaga yo wasangaga atari ibisanzwe yarameze ati nabonaga mvugisha afite igihunga yitse imitima mbese mbona afite ibitekerezo byinshi ushaka undi yaba atwite ibyo sinabihamya simbizi rwose nibuye ko hari ikindi cyabiteye bituma namukurikirana ariko hari ikintu rwose ndashira amakenga kuko nabonye wa mugore Tabu namubonye avuyeyo yirukanka yihuta asa n'umpunga ashobora kuba ari icyo yamunteranijeho burya ntabwo njya mushira amakenga rwose Tabu ujye umwirinda mva nkubwire ngo sinzi icyo yigeze gucabiranyaho na mukuru wawe uriye niba ari amafaranga Tabu yamwibye niba mama ari iki ntabwo nibuka neza umukuru wanjye ni mukuru wawe uriye ndabyibutse rwose wageze kumuha amafaranga ndaramukubita ngaho ukiriye kubaza rero ashobora ko rero bateranije nta wundi uzabigenzure nkubwire ariko se uzamukunda se kuko ntihari kugira icyo abimbwira akanyibariza akiyumvira ibintu bihinduka gutya bikaba bigeze Rwanda mu kanya gato urabizi noneho reka nkwereke ejo nzajyayo kandi ariko n'ubundi ari kuzajyayo njya kumubaza umunsi w'inama noneho nzajyayo mbabaze numva icyo babitekerezaho numva icyo bansubiza cyane mama kandi nazamenya ko bikomeye tuzahita dukorana tugiye gusaba ahandi cyakora cyo nane rumenye ko ubwo tuzahomba inzoga nka gusa tuzabona gukoranura oya genda uva tutahita dukoranura ntabwo twashoka tubikora ahubwo ndagira ngo turebe ukuntu natwe twabahima maze uwo mukobwa baramuka bamushyingiye ahandi tukabonana twabahima dutesha rwose tuzabahima rwose ubwo twamaze gushyingirwa muri komine ni ukuvuga ko ari umugore wanjye byanze bikunze nibwo rero ko nta wundi ushobora kumujyana amujyanye twabarega mu rukiko bakabaca amafaranga igihano gikomeye ni koko ja uzi ko mbyibutse dore hari umugabo wa haruguru hariya hano bugufi rwose ahangaha bugufi ya komine Kigombe wacyuye umugore wundi
koko se amureze bamukira kinzima y'amafaranga koko aho ntiwumva niko byagenze noneho rero natwe tuzabihorere niba mushyingira undi tuzabareke natwe rake tuyegukane ikibazo aho kiri naha ntatamushyingira se bikaba kutubenga gusa ubwo amaheza azaba yahe awa bizaba ari ukutubenga gusa tuzabyihorere natwe turebe niba bazaza kutwibutsa bakatubwira umunsi wo gushyingirwa cyangwa se n'ibipfa buheriheri tuzarebe ko atari bo bazajya gusaba ubutani ubwo se waba ukiri aho sha mbaye iki ngo baye iki ntacyo rwose sha n'umuntu banza utarashaka kurongora n'igihe wakugomereye bayada narabishaka gusa we ntiwirebera neza ko umukobwa mbegeye imbere ya ritari wagira ngo mbigenze ne cyakora hame tuzaruhanya na Rindi Burugumesitiri yivugiye ko ari umugore wanjye nka umugabo we uzamushaka ni impamo y'Imana da tuzakizwa noneho buretse ejo nzajyaho kumva akabavamo nzavayo mbizi niko bimeze Kaje Imana amaga nkomeza kwiyuha ariko ntabwo bimeze neza urayivanye mu urya afite neza njya gucya wanye no vuga ahubwo mubwire na ushatse wajya kugura yora kuko umusange ntabwo nakuza n'inzo gitari byushye umuco wacu reka dewe umusijambo mwe muretse reko musishate ubwira cyamuzanye ntanze gitagira ijambo nibyo kuko burya kuko ngo ntazo gitagira ijambo ariko burya n'amagambo aryo hasubiwemo ngira ngo uzi ko mu kwezi gushize ubwo mperuka wasezeranije ko nituva gusezeranya abana muri komine nzaza ukambwira umunsi uzankingirira wo mu kiliziya kubera inama yo gusaba gushyingirwa izabo kwa gatanu nari ngo dusezerane igihe uzankingirira amagambo yanjye rwose nayo ngayo urakoze ubundi nagombaga kukwemerera tukazaja mu nama nuko twari twabisezeranye yego none umukobwa wanje aragwaye ahubwo nari hafi kuza kukubwira ko agwaye ku munsi wahindutse ubwo munsi azakirira nzaba ngutumaho tubone kuja mu nama ntabwo tukigiye kwa gatanu byahindutse yego nibyo ariko si kuvuga ngo umukobwa wararwaye ko mwambo najya ku kazi banza n'uyu munsi naba namubura urabitiranye indwara yamuza kujya mu nama kwa gatanu n'indwara ki ayo ndwara nisanzwe mu Rwanda nkiko nisanzwe nyine ubwo turashaka kuvuga ko umukobwa wanjye atagwara erega n'ubundi umukobwa n'urwara simbihakana none icyo mvuga gusa nuko yaba yirwaza awaza akaba ari wowe muvugira ko azaba arwaye nyuma ari muzima reka tureke gutirana amagambo kubyo ko tuzashaka undi munsi utari wa gatanu utaha ubwo uzategereze nzagutumaho maze tuze muri yo namushaka urumva nubona kandi urambiwe uzaze ngusubize ibyawe uko wabimbaye nuko ngibifite bose ntabwo ndi umugeni ngo narabiriye ntoyirya nditunze ntoyirya mino ukwe bwawe warapfuye se nkikoye ufase buviki nibuzima bupfa ngo nindambirwe nzazo nikoye ngo nindambirwa nzazo nsubiza ibyanjye rwose sigajo sininzoga n'ikibindira ndetse n'isuka birahari n'ubu nushaka kumbwira mbiguhe bijane umva rero ngiko mbwire ugize neza kuba unyiruriye ndakweruriye ngiye gutegereza igihe uzarambirirwa ukambwira nzazo nkingire genda utegereze gusa ngusabye kutazagira n'inzoga nzanira mu rugo tayi n'inzoga yawe nzaka mu rugo rwanjye wose ubimenye n'inzoga uzakwiyubukiriza umva nkubwire nizinsaguka nzayizana ahasigaye rero nkubwire nimurebera kwandukanye n'isindagirire ntibakagushye neza oya ariko nkiko se urumva namwe koko mutumvikanye mwavugisha ukuri mukabivuga turi abagabo natwe turi abagabo twagira icyo tuzubogeraho gusa umuntu batambenzi umwana ni uwanje kandi ntabwo namuhakaniye wari yakunda arishyura none se nagenda ategereza urabona uzanshingira mu bihumbi bibiri gusingira umurwayi rero
oya arwaye muzumvikana mwumvise ko nutse mwumvira nuba wese nzarugabukamo wewe urabeho kuko kereka aho abapolisi ni bo baheza urabeho rwose ngende yewe bigeza mwe Fesiani mbona na twigende niki bindi cyane bahiranye mugende tuzareba nari tazo bibindi bya kereka nende mubishaka urabeho wagize hari ngo turabatenge bakoze mu ese wajanye n'inka yawe nimureke mugende bana ba niko se nkiko we niki uriya muntu n'umwe mumugeni mwese n'umwe iki ese namwe mugende ujya urabishinzwe uri umucamanza kugenda ko turagenda aho mugende hu ariko hari abagabo ntihapfa abandi ariko mwamvira mugo kwizoga yarangiye mushaka iki mugende mwese ntabwo mushaka reka mugende murangirisha njewe njiko mugende kwizoga mwayinyoye hari ikindi mugende uzamuku wavuye mu misharyari yewe narinje mu kanya ese wahoze ukora iki nahaga kakanyano twatse mwiriwe yego nyoko ari he yewe sinzi aho yerekeye ariko zamuku uzi uko tungana igikirego muko duteze niko karamba kubona inga y'abandi byari ya gatatu nawe ukabukira aha yakaba ari umwaka wa 5 ubona bizagenda bite ko ndeba nabo bicecekeye mwabihoreye se nibashaka ibyabo bazaze babijyana hajya bite na wa musore wawe wibutare yewe nabonye urwandiko rwe ambaza niba narareze mu rukiko ariko amaherezo ndazirongorera abandi yambwiye ko azantegereza kugeza ubwo bazadutanya na Rukundo ariko avuga ko nibirenga uyu mwaka azabyihorera nguko none se wareze bikarangira cyangwa se ugashanga Rukundo oya sinasanga Rukundo ahubwo nzajya kurega yahubwe ejo ariko se nzamenya ndega ngo iki ajya ngo nuko utamushaka gusa nibyo none se ko warangize kumwemerera imbere y'ubutegetsi uzarega uvuga ngo iki ko nanje binyobera nzavuga ko ntamushaka gusa bazakora icyo bashaka niba nampona kandi banshiye amafaranga agakira azayatangiye hari ayabuze se atazamfunga se ikindi kibazo kiri nibyo ariko rero reka dushake izindi mpamvu ikindi nazavuga ko ari umusinzi kandi koko arasinda sinshaka kandi umugabo w'umusinzi rwose reka atazanyemenera agahanga nibyo ariko se hari abanywa ndi basindema icyo wakireka ahubwo uzabuje ko agenda nduka ngo ndimbwa yewe uzabuje ko avuga ngo ndakabwa yewe ibyo nibyo koko ariko se nzabibonera abagabo niba bambaza birakomeye koko ariko humura nzababona haguma abagabo bukuri naho abibinyoma ndibabura niwe wahicupa rimwe yakwemera akaja kuvuga ibinyoma yewe mbonye ikindi nikihe nzavuga ko nterura ubwo anyita indaya kandi koko yarabivuze yarambwira ngo gakire niratana sinzamubona wabivuga ndacu yewe nzanavuga ko yanze kurongora ku bwende bwe akaba ashize imyaka 5 yose kandi mu mategeko birimo nuko ntayifite hano naho ubundi niko byanditsemo ari he ari harya kubiraho nkorera avuga ngo iki yewe hari ahavuga ngo umugabo uzasiga urugo rwe mu gihe cy'amezi 2 niba ari 2 niba ari 3 sinibuka neza ngo azahanishwa niba ari igifungo niba ari amafaranga cyangwa byombi simbyibutse neza ko wumva se nyina ari ugusiga urugo rwe urumva bihuye none se kuba yaranze kundongora si kimwe no gusiga urugo rwe kwaye twese twanze kuja mu nama yo gushingirwa aha twanga se twanga iki none se yongeye kugaruka turanga nagenda heza bishaka tacho bitwaye naco zakiregere ese ariko ubundi ko ari ugushakisha ibirego ubundi nyoboye koko nzatsindwa ariko ubundi wabyihuriye ukemera Rukundo kandi aho bigeze aha ubanza wemeye ko kurongora atakurongora erega maya ashobora kubyemera kumpima nagere wakangerera nabi ni koko
uzaregera ibyo yewe nzajyaho kuwa gatatu utaha ahubwo ubanza aribwo bakira ibirego ngaho subira mu mirimo uwitwa uzamukundana n'urukundo barahari turahari nimuhagarare hano imbere hari abagabo mwazanye bazi ibyanyu nabazanye bwana Juje wowe se rukundo jewe ntabo nazanye kukiza nawe yazanye abagabo bazanye ni bande madame hari uwitwa Kazarusenya undi banga mwabo undi Gasiribanye undi nabo Kazarusenya banga mwabo na Gasiribanye musohoke niba ngombwa barabahamagara bababaza ngaho uzamuku sobanura icyo watangiye igarama ry'ikirego ndarega rukundo nsaba ko mwadutanya ni umugabo wawe twasezeraniye muri komine ariko ntiyandongoye uramurega ko atakurongoye ni kimwe mu byo murega ibindi murega ni ibihe ndamurega ko nteze urubwa nyita indaye boshye hari uwo yigeze amfatana nawe ikindi ndamurega ko agenda ntukira ababyeyi ikindi ni icyo kuba yaranze kundongora akanga no gukoranura ngo nishakire ahandi nibura nta kindi nta kindi rukundo karame bwana Juje ufite icyemezo cy'uko washyingiranywe n'uzamukunda igihe kindi gifite bwana Juje kizane hano mwakire urakoze niko se madame karame kotere barukunda ari umugabo wawe mugabo umara imyaka 5 none kandi nababwiye ko atandongoye ceceka se windogo yubanze wumva ikibazo banza wumva ikibazo none ko twumva usaba ko tubatanya nta mategeko burugumesitiri wabashingiye yaba yarabasomeye yarayadusomeye atubwira ko ari mwe mushobora kudutanya habonetse impamvu ibirego byawe harya se 3 ni 3 ubwa mbere waraga rukundo ko akwita indaya no kuvugana nande akaba kubeshyera avuga umucuruzi w'Ibutare niko se madame karame uwo mucuruzi arahari se koko yitwa nde yitwa Gakire muceceke Gakire so yigeze kugera iwanyu yarahageze ariko byo rukundo tuvuga waratubeshyera muduhe tuzadi kuri umunyaruhengeri Gakire akaba umunya harya wabo ngo niye ni Ibutare kuri umunyaruhengeri akaba umunyabutare muzuranye bituma agenda iwanyu ni inshuti yacu ariko sindi indaya ye reka kubaza tukubaza icyaka biravuga ko rukundo agutukiye ababyeyi ese ni so ni nyoko cyangwa ni bose ni data ushobora kutubwira ibitutsi yamututse sinashobora gusubira mu bitutsi ariko abagabo nazanye babivuga ni mubabaze hanyuma se turabaza abagabo utanga mu gihe yose yatukwaga ese ari hano sari hano ntawe uhari mu gihe yose yatukwaga hari abo mwaregeye ngo haba haranketi yanditswe yakozwe
ntabo. none se bari bagabo wazanye urabona ko ibyo baza guhamya byakwemerwa nko kuri bishingiye kuki? Ibyo nimwe mwabimenya. Icya gatatu arega Rukundo ko atakurongoye kandi akaba atarakoraniye ngo gushakira ahandi. Yaba ari wanze ko kurongora? Oya, ntabwo ari njye wanze, ahubwo niwe watangiye kwitoratoza impamvu zo kunyanga agenda nteza urubuga antukira ababyeyi nk'uko mwabyumvise. None se icyo wawe wifuza ni iki? Ndifuza ko mwadutanya nawe kuko atanshaka nanjye simbe mushaka. Rukundo. Karame bwana Juju. Uhawe umwanya wo kwigura ku byo urezwe n'umugore wawe. Erega sindi umugore we. Uretse mada, uretse. Urukundo se urahakana ko utajya wita umugore wawe indaya? Ndabihakana rwose. Ubwo se namwita indaya ashingiye kuki ko ntawe nigeze mufatana nawe. Nuwo mukire harya ngo ni mukire ni bakire ninde? Ni Gakire. Murakoze. Nubwo kiravuga no kuri simuzi. Sinigeze mubona iwabo cyangwa se ngombe hari icyo naba naramuvuzeho. Base icyo kutuka se? Nacyara kimbeshyira. Ubwanyu mwumviye ko nta bantu yigeze arigaho ngo bikorerwa nketi uretse abagabo yazanye baje guhamya ibitarigeze bivugwa. Icyo kwanze kurongora se umukobwa w'abandi ukanga no gukoranura kivuga wiki? Icyo nkivugaho no kuwacu bajyanye inzoga wabo zo gusaba umunsi wo gushyingirwa hanyuma bakatubwira ko umukobwa wabarwaye. Bavuga ko ngo niyoroherwa bazadutumaho bakatubwira umunsi wo gushyingirwa mu kiliziya. Kugeza na n'ubu nta kintu bari batubwira ntibari banadutumaho. Uretse uru rwandiko twabonye ruduhamagara hano mu rukiko nta kindi. Nibyo madam. Niko byagenze. None se ko twumva Rukundo nguyu nta cyaha tugaragaje yagukoreye. Urabona twabatanye dushingiye kuki? Nimushingira kuko utamushaka gusa. None se muramunsindiraho ntamushaka nawe atanshaka twabana dute koko? Natwe nicyo twibaza. Niko se Ruku? Karame. Ko umugore bavuga ko atagushaka akabasaba ko tubatanya nawe urabyemera? Mu bisuzume ariko rero giye numvaga mushaka ko ari ntacyo napfuye nawe. Ikindi kandi niyemeje kumukunda kuzageza igihe nzapfira. None se ku mugani we urabona muzabana mutatagushaka? Yenda ubwo nabamushuka amaherezo azemera tubane. Tubana iki se singushaka? Ariko kuzamuku uranyangira iki? Ni ubukene? Ni ubukene nyine ndetse n'ubutindi. Yesu ubwo niki ko ntazakira? Naho ushaka uzakire n'ushaka uzarorere kazi kawe. Kuzamuku Ibuka iryandoro n'iseko yawe dutekereza iby'imibereho yacu twembi di. Yewe singushaka ye. Serikali rya nzira y'ibizi ko twaziguraga twanga guciye ubusama ngo tudasezeranaho tudasezuye ibyuzuye imitima yacu. Yego ubwo uratigiye singushaka. Niko ibuka cya kiganza ku kindi igihe twari tugandaje mu kigarama cya Kigombe. Uragorwa n'ubusa rwose singushaka. Zirikana urukundo rwo bakundanye ureke koshywa n'ibigushuka biguruka hariya ndabitagira n'amababa. Yo singushaka rwose ubwo uratigiye cyawe. Nikuzamuku. Yego uravunikira ubusa. Uribuka indahiro warahiriye imbere ya burugumesitiri uvuga ko ubaye umugore wanjye tuzatandukanywa n'urupfu gusa. Ubuse urabona napfuye? Warapfuye nyine ko wapfire mu mutima wanjye se ndakurikire muri intumbi ntuzaburira mukanukira. Muceceke mukagira Imana. Ni muceceke. Kana mureka gutukana hano. Urumva? Rukundo se hari ikindi wongera kubyo umaze kuvuga? Yewe ntabwo nari nzi ko bigezaho. Umuntu utinyuka kuntukira mu ruhame ko ndi intumbi se byongeyeho kandi mu rukiko ubutani ndamwemereye burundu genza akurikirana utwanjye. Rero Rukundo ndamumwemereye. Zakurikirana utwanjye gusa. Icyo koko. Ngaho rero nimuze musinyire ibyo mumaze kuvuga. Aho. Nawe.
Yemwe. Mwiriwe. Mwiriwe namwe. Yego. Ni bande? Ni Tabu. Komezuza. Uraho Tabu we? Uraho se. Makuru ki? Ameza. Naje kureba uzamukunda. Uzamukunda shura mureba kwiki kwibyo byamurangiriyeho. Ameza atese. Tako. Ko abandi ko barwara malaria bamwe imiti bakoroherwa. Iyo malaria ye ni bwoko gira. Isi yakubwiye ko agwaye malaria. Ikindi se arwaye ni iki? Kina za malaria za hano ye. Pite Musa. Arwaye iki? Ngwino mwibarize. Yego ko Nyagasani. Yego zamuko. Zamuko. Yego se wararembye. Yego Nyagasani uraho. Uraho nawe. Yesu akozwe. Teka. Nyagasani we. Siko warembye wakanyagwa we. Wararembye ni koko kiti. Nta miti ya miti se nta kintu yakumariye. Ashwe. Nyagasani we. Natareba neza ahubwira muhitana ngo ngaho baravura za malaria. Yego ko. Yakubeshye rero ngo agwaye za malaria. Yaba yende yamukinagamo. Yego mane horaho. Bitese. Yaratwite se. Yari imvuca ahubwo amezi 6 yose. Yego mane horaho nibishoboka. Nyagasani we. Usamuko. Yahishaga heheze. Anigeze nyina y'ibikeka na rimwe rwose. Twe tubana nawe se ntitubimenye ari uko kubisi gihwereye sinzi aho bazihishaga namenya ababyeyi tugire ngorane. Usamuko kuko wari utwite ariko se niyandi mwaka ko narinzi ko witondaga wakanyagwa. Ntawamenya da ko ndana basuretse mbona bacaracara muri uru rugo uretse gakire. Nishyano ntumiwe rwose. Rivugwa se wa mukobwa w'Igwanda we uyu muhanya azapfa dakize dureze bundi rukundo yaramutsinze. Ndabizi. Kandi gakire yagombaga kuza none akamujana akanatanga iby'urukiko rwansiye byose. None dore ubu se yaza bwo yamujana ureba uko ameze. Atuvanya amata mu kanwa yo kanyagwa. Gakire se yagombaga kuza uyu munsi. Yari yadutumyeho da kwaza none ndetse abayageze n'undi tuzi impamvu yamubujije. Wenda n'ubundi araza haracyarika. Nashaka rorere yaza gase ngo bimarike. Uzamukunda ntagenda aratwise ariko atwisatire cyo kanyago. Yewe nawe mwe murenganya siwe. Ngo siwe yitwara gasa atari we. Niyo byose biba ntarakira ibintu by'umunyarwanda. Reka mufatanya na kuriya kuntu yemereye atarushaho kumererwa nabi. Nakazi ki? Mubabarire rwose. Akazi ki? Abyeyi tugire ingorane. Yego baba cyakora Nyagasani we. Sinzi ko azazanzamuka. Yewe zamuko hari urupapuro nari urwandiko nari nkuzaniye. Tenaraho nawe muplanto ngo we wanyu ukora ku kazi wanyu. Urwande. Simbizi nabonye ari urw'akazi. Ruriho na kashe yawe perwa nyine. Ubwo n'urwo ku kazi bakwandikiye. Nyakira. Ngo wenda barampamagara ngo nsubire ku kazi kandi nta n'intege nifitiye. Ngaho soma numva ibyo bambwira nta maso yo gusoma njye nifitiye. Yewe. Kora sinzi ko meze nabi kuko rwose. Reka nje kwifungurira akaboreka ka radio. Tari rwa rwandiko kuko n'urwo ku kazi wagacuka. Ihangane wakanyagwa udapfa. Nawe uramukurikiraga ntabwo uriho.
urarira mugore mwiza ko byose ari wowe nkuruzi yabyo awe ariko musaza nawe nayo mubabaro nawe sano risugu busa mu rugo byihorere nakera kose bya byihorere ne murekeri mana yangana akanyago namukurikira nawe nta kuntu aramukugeze nawe turashira da ahubwo nawe kitaduhitanye mu ngaye ugize se ngo sibyo reka mujyane kuryama uramujyana he reka mujyane kaduhitanye birangiye kiraduhitana natwe kame ngiye reka nze kureba yomba ngiye ndako nabije kiraduhitana kigenda ari mu rugo